umutipe ebana totality arasa nka Diamond Platnumz guturuka mu gihugu cya Tanzania noneho naseka ho birabipfirira imwe naho wamutandukanyiriza na Diamond Platnumz kweli ubundi Bruce Melody turamufana turanamwemera wenda z'umuziki nakora biremere afite aka kanya aracyatwikwa abanyarwanda twamaze kumuhaga agomba kujya n'ahandi akatwemeza ati yagara mkwano my baby spending mama for you I'm ready my sweetie my baby diva yagara mkwano my baby spending mama for you I'm ready my sweetie my baby diva nzaguha byose byanjye baby nzaguha byose byanjye nzaguha byose byanjye Shoboy kuliki tenge omeje njalo ndeko tobimba tobo otoka boy niyo mumvishe iyo intro mitomumenya cyane ko ari Olenga TV mbasaba gukomeza gukora subscribe like share na comment ku biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi uyu munsi kuri Olenga TV natumiye umwe mu bahanzi bakizamuka umwe mu bahanzi bari gukora ibintu byiza hano mu Rwanda especially Astrida aho bakunza kwita Astrida cyangwa mu mujyi wa Butare amakuru yawe bro shani fresh umusaza ewana wumve ngo ndatangira ahubwo nibwira abantu bakurikira Olenga TV amazina yanjye banyita Washa Boy Mondi aka Mtoto wa Tandale Toto wa Swahili ewana turagira ngo tugarure izina rya Astrida ije hejuru ni byinshi cyane byavuzwe Urban Boys guye down Astrida na undi musano uzahava Astrida na cyamamare kizahava none nago hagiye kuza icyamamare hagiye kuza sogokuru w'ibyamamare ndiko yo gahunda tugatwika fame ewana niyo gahunda aka kanya niyo mpamvu mba ndi kuri Olenga TV ku muzigo mushyashya ugiye gusohoka. Okay, umuntu ukubonye kuri Olenga TV ahise yibaza utubwiye amazina menshi utubwiye Mondi utubwiye Washa Boy ese ayo mazina ubundi iryawe nyakuri ukoresha ry'ubuhanzi ni irihe? Izina nyakuri nkoresha muri industry music ni Washa Boy nkaba ndi umusani nyarwanda ariko utagomba guhera mu Rwanda idunia yose dunia nzima igomba kumenya ngo Washa Boy ni muntu ki nagaro gukora ngo birangiriraho ngaho tumire nk'aba papa cyangwa babone ifungo bagende baryame oya tugomba gutwika paka dunia yose ikatumenya cyane cyane ewana film yose ikavuga ngo uriya ni muntu ki waje niyo gahunda. Ubundi abantu bakurikirana Olenga TV iyo babonye umutumirwa bahita bibaza ati ese uyu noneho atuzaniye iki mu byo kuri bwira abanyarwanda icyo bazaniye noneho uyu tubaha na kapela kucyo bazaniye babanze bamenye se uwo Mondi ashoboye iki. Washa Boy ni umuntu uremereye aka kanya izina uracyaryumva ukabona nirishya mu matwi mugomba kuryumva paka amatwi akameneka gusa mbafitiye umuzigo uremereye ewana mushyashya ugomba kugera hanze ejo ku itariki 16 bitaruratangaje no kuvuga ngo uwo muzigo numara kugera hanze isi iratigita nanubwo iri buhungabane iratigita ni wa mutingito mwumvishije igisenyi niwo ribuze kuza gutwika fame kuko niyo gahunda ingoma nshya wumve ngo iri hejuru brother ewana mbijeje ko mugomba gukurikirana uwo muzigo kuko uzaza urenze cyane mbahaye nka kapera bya mwakumirwa mwakifata ku munwa benshi mwavuga ati uyu musaza none Olenga yazanye arica abantu reka mbahe kuri akapera gatonya mwumve ukuntu ibintu bimeze. Je m'appelle Washa Boy Twende je m'appelle coupe ni bamba je m'appelle Mondi na Lenga bamba Swagger Boys mukazi twamanutse we ukuri kurukundo nakumenye mu rukundo rwawe biba byiza gutaha wisanga mu mahoro yawe sinahagarika kugukunda kuko nanjye ubwanjye sinakunda uri hariye mu bo nkunda kurukundo rwa ruratangaje
urukundo rwawe ruratangaje baby oh yeah ruratangaje urukundo rwawe ruratangaje nasanze kugukunda ntako bisa amahanga nagenze nabonye nawe musa utandukanye n'aba Elisa nicyo gituma ufite ubudasa bigatuma mbona wowe gusa muragoba basaza brother nanjye uranyemeje Washa Boy kabisa congratulations ni indirimbo yawe ni nziza buratangaje ase ubundi tukiri aho hagati aho wagiye ni inspiration zaje kugira ngo witi indirimbo yawe ruratangaje nizi ari gihe uhura n'umubebi cyo inspiration bitewe n'ahantu yaturutse n'umubebi cyo n'umuntu w'ama inspiration yakundanye n'umubebi akajya mukora surprise zirenze ubwenge bwe biramurenga uri kumva ko turi arimo aratakwa uwo mukobwa arimo aratakwa turimo turavuga muri no ngoma bitewe n'urukundo yagaragaje rurahambaye niyo inspiration mujama yarambye ati byagenze gutya na gutya mita kuba nakora wenda shaka vaze zimeze gutyo tamitamo kumutwikira gutyo kugira ngo n'ubundi tuje kubasha kuhakongora hahite hashya burundu niyo gahunda n'uyo inspiration yavuye twaricaye tuganira n'uwo mujama ankubita igitekerezo cyiwe nanjye muzamurira umuzigo uremereye aka kanya yabashije kumirwa ari muri koma hagati aho tukiri aho hafi indirimbo ruratangaje itangiye ngize ngo ni inkongomani ikintu kinangaje nuko mbonye ahubwo uririmbyemo vasi z'ikinyarwanda ubundi wowe n'ubukongomani byonyine kameramana adufashe reba ukuntu wambaye we n'ubukongomani bihurira he kuko n'indirimbo yawe jewe numvishe ntago itangira nk'inkongomani bihurira he we n'ubukongomani muhurira he cyangwa uri umusaperi babandi b'abasaperi tujya twumva ubundi ni ukuvuga ngo icyangwe ntago ari icyo duhiga ntabwo twe twise ba drip father ba papa cyangwa oya cyangwa kituri mu maraso ugize ngo nuza guhera hasi kuzamura uravuga ngo uriya mwana yahahiye biraza kugucanga bitewe n'ukuntu nacanze cyangwe sibyo twaje kwigisha bivuga ngo ni ba papa cyangwe abo akakanya bagiye kwiga bamenye ngo ubundi muri Astrida habiki abana talent barazifite cyangwa nibazifite zaranabarenze ahubwo nicyo bagomba kumenya niyo mpamvu waje gusangamo ikinyarwanda n'ubwa mbere iyo verses abantu bazumvishije guta umuntu avanga ikinyarwanda n'inkongomani byabarenze nibiza kugera hanze noneho baratumutwe niyo gahunda ku cyangwe cyo ikintu nakizeza abanyarwanda ku cyangwe cyo baragowe ibyo byo babyitegure baragowe kugateguro ndi hejuru ndazame n'abanyarwanda ewana baze kuvuga ngo uriya ntago ari papa cyangwa niwe nyiri cyangwa iyo ufite so akugenera ibintu ariko we yuri nyiri ikintu urabyigenera niyo mpamvu rero ngomba kwigisha ngo ba papa cyangwa bagombe kwicare bayige kuri nyiri cyangwa niyo gahunda abantu bose biyita ngo ni ba papa cyangwa baragowe cyangwa bavuga ngo ni ba drip father abasani benshi bo mu Rwanda kenshi baba bakunda gukora ibintu tuvuge ngo biraho nta karusho bagira muri bo kuvuga ngo yafashe igihugu byarangiye no waba uri umuhanzi nyabaki udahorana innovation biba bigoye cyane urugero ni mureba nka ruratangaje uraza kuvuga ngo urampeti ku bwenge afite biriya bintu yabitekereje gute sene zirimo yazitekereje gute ku myambarire ahagaze biraza kubacanga cyane n'umunsi ijoro ry'ejo ku bantu benshi ntago rizajya bagomba kuvuga ngo noneho orenga umuntu yatuzaniye twita twimanukira tu. By the way indirimbo yawe ruratangaje abantu bazayishaka bazayibonera he? Indirimbo audio iri kuri Waslam TV, video uploading irajya kuri Olenga TV, kuri nugongo Olenga TV nagikira TV gato bayago baragowe haje umugabo bita ngo Olekitingi yaje kubereka uwo ari we nukuvuga ngo n'umugabo akakanya uhagaze ahangaha auriya yabaye big
bitewe none na hiti tugiye gusohora baraza kutubona, batwitega cyane. Olenga TV mukore subscribe, biraza kubanezeza, murabona byinshi birenze Olenga TV, ibyo abashyiriraho ni byinshi cyane. Video iraza kugaragara kuri Olenga TV, video bayiro ratangaje. Okay, Washaboy, tugarutse kuri kariyeri yawe, urumva uri umuhanzi mutoya muri runo ruganda, ariko je bitewe n'ibikorwa byawe, kuko ni n'indirimbo yawe ya mbere uri kumwe na groupe, sinibuka neza groupe yariyo, nayo yari iri kuri Olenga TV, abantu bagende bayirebe. Wanyibutsa gato ko yitwa Swagga Boys. Ira ndirimbo bayita Harashya. Indirimbo Harashya nayo abantu bagenda bakayireba kuri Olenga TV, ni indirimbo nayo nziza. Ese tugarutse kuri kariyeri yawe, ubundi ufite ushaka kugera hehe muri makeya? Dukunda kubona abahanzi hano i Butare baza bagakora ingoma nziza, ejo n'ejo bundi tukababura, sibyo? Ariko barakoze ibintu byiza. Noneho igihe abantu cyangwa batangiye nyine kubaha imitima yabo, batangiye kumva ibihangano byabo bakumva ni byiza, tukaza tubura umuhanzi. Wowe icyo kintu uratwizeza ko tutazigera tukibona? Udi ni ukuvuga ngo impamvu abantu babura biterwa na management mu mutwe wabo. Aka kanya Washaboy ntabwo arimo arakora ngo birangirire Astrida, nta nubwo arimo arakora ngo birangire country, no. Washaboy ni dunia nzima, isi nzima igomba kumenya Washaboy. Biba bigoye, ariko akenshi tuba tugomba guhatana, nibwo buzima turimo. Ariko ewana, bitewe wenda na Allah, tugomba kuhagera kandi neza cyane. Washaboy ntabwo ari umuhanzi ugomba kurangirira aho ngaho, na nyuma ya ruratangaje arabazanira indi hiti iremereye cyane. Abantu bagomba kwitega amahiti yo arahari. Ikibazo kiba muri industry nyarwanda ni ugukora femu bakarekeraho, urugero bagasanga population ibazwi niyo mu Rwanda gusa. Why? Kuki byahera mu Rwanda? Bruce Melody turamufana, turanamwemera wenda z'umuziki, nakora biremereye afite. Aka kanya aracyatwikwa abanyarwanda, twamaze kumuhaga. Agomba kujya n'ahandi akatwemeza ati Bruce Melody yazanye ikintu kiremereye mu Rwanda. Agomba kwigira ku bandi, ku basani bakuru. Nicyo kintu ngomba gukosora. Ugabona haracyarimo ko kabazo ko kuba bitekereza inspiration yabo ikagira hasi, no kuba barabonye amafaranga bakumva ngo birahagije, aho babonye nayo ngayo ugasanga tu birangiriye aho ngaho. Niho ahantu bipfira. Bapeti ba Astrida kuba bashoboye barashoboye, ariko management mu mitwe yabo nicyo kibazo. Kuba yumva ngo anyuza ahangaha barahamagati kanaka, barahamagati ati nabaye umusitari kafashwa akahita ajya kuryama. Ubwo twizeye ko we tutazigera tukubura. Niyo gahunda ngenda hari. Noneho ubundi abahanzi ba hano i Butare mu majyepfo y'u Rwanda, South Side, mu mujyi wa Butare, kuko na Mondi uyu Washaboy niho akorera umuziki wiwe, mukawumenya no hanze bakawumenya. Ese urizeza abanyabutare iki? Bitewe nuko abahanzi bose baraza bamara gutwika hano i Butare, kuko umuhanzi watwitse i Butare already aba yamaze kumenyekana, igihugu aba yagifashe. Ibyo murabizi, sibyo? Abahanzi bakomeye bagiye bava i Butare ni benshi cyane. Ese we Mondi, we numara kugafata ntabwo tuzakubura hano i Butare? Tute twumva wagiye i Kigali, wagiye gukorera umuziki wawe i Kigali, kandi umuziki wawe utangiriye hano i Butare. Abanyabutare baracyagukeneye. Yego ni Kigali nugenda ugasohora imizigo bazakumva, ariko se niki urabwira abantu, sibyo, gitanga itandukaniro n'abahanzi babanje bo gukora music bakayikorera i Butare, bamara kugafata bakahita bigendera? Urazanira itandukaniro hagati aho? Itandukaniro ndaguha nk'urugero. Muri TZ Dodoma niyo murwa mukuru, ariko aka kanya tuzi Dar es Salaam. Kuki tutamenya Astrida kuruta Kejeli? Kuki hanze bitamenyekana? Niyo ngiye innovation yanjye, sibyo? Umusaza wenda wo muri TZ Diamond Platnumz nicyo kintu yakoze. Aka kanya abantu baravuga ngo Dar es Salaam, ntabwo bari kuvuga Dodoma. Kubera iki? Twebwe kubera iki natwe tutavuga ngo Astrida igomba kujya hejuru y'umurwa wa Kigali? Mu Kigali nta biba birenze biba bihari, sibyo? Ubwo ni ukuvuga ngo ikituma banazima nuko nguko kuhirukanyira bigatuma birangira fo. Nukuvuga ngo ngiye ikintu nijeje aba people ba hano Astrida
bitegura ko kuzajya bambona bakazamura ibitenge, nta nubwo ari uko bisasa bazajya babizamura kuko bizabarenga bavuga ngo uyu muntu yavuye he, ibi bitekerezo abikura he, kuko baragowe cyane. Ariko Astrid igomba kuzamuka in music, nabyo kugafata ngo tuvuge ngo twagiye i Kigali kubera icyo abo basani ba Kejeri bataza Astrid hari byinshi, hari abana bakina movie, hari abana bazi music, hari abana barenze kutangaza amakuru. Why tugomba kujya i Kigali? Tugomba kubikorera Astrid tukayizamurira izina, byakunda ndetse cyane bizanakunda. Niyo mpamvu Washa Boy Mondi ahari aka kanya. Tugaruke kuri iryo zina Mondi, waryise ugendeye kuki? Cameraman adufashe nkuko turi kubibona umutipe eban totality arasa nka Diamond Platnumz guturuka mu gihugu cya Tanzania, noneho naseka ho birabipfiriye rimwe naho wamutandukanyiriza na Diamond Platnumz kweli. Ubundi wagiye kwiyita Mondi ugendeye yuko usa na Diamond Platnumz, byavuye kuko mu byukuri nta hantu umuntu yabatandukanyiriza? Inspiration ko kwitwa Mondi yavuye ku musaza byo Diamond Platnumz, niwe role model wanjye. Akenshi uriya mutipe ibintu akora biranangaza cyane, biranandenga. Ariko Mondi ni ukuvuga ngo afite ikintu bita big mind, we yaragoye mind. Buriya umuntu akweretse ko ari hejuru, why not tutamugenderaho? Aka kanya njye ntago nise Mondi wenda bitewe nuko dusa cyangwa n'uburyo wenda ngaragara nkuko we agaragara, nise Mondi bitewe n'ibikorwa akora na inspiration ya music akenshi iva kuri wowe ewana. Niyo mpamvu akenshi abantu none baratekereje baravuga ngo uramujama asa nka Diamond. Byari byabarenze, babonaga wenda ari byo bari kumva nanjye kuza muri industry meze nka Diamond, inza ncanga abantu kugira ngo wenda n'umusaza nawe nambona azumirwa azavuga ngo uyu mwana banza papa wanjye aratembereye. Urakoze cyane. Washa Boy, wamaze gutubwira imigabo n'imigambi yawe cyangwa muri industry ikikuzanye, twumvisha mu by'ukuri ni ibintu byiza. Ese ubundi Washa Boy mu buzima busanzwe ni umuntu ukunda iki? Twihuse mu minota mikeya, ni umuntu ubayeho gute Washa Boy? Ubundi Washa Boy ikintu cya mbere ashyira imbere akunda mu buzima bwe cyane ikintu bisi cyangwe kwambara style irandyohera cyane, akenshi iyo nateguye mba numva meze neza. Ikintu cya kabiri Washa Boy akunda kuba ari kumwe n'inshuti tu. Buri ikintu cya kabiri ewana enjoy n'aba friends kirandenga, ariko drip zizari ubwa mbere. Washa Boy ni umuntu usanzwe tu wiyoroshya, ntago ari umuntu wakoze hita itavuga ngo reka sinakorana na kiriya gipete. Oya, njye ndahari. Washa Boy ni umuntu yoroshya, ntuzatinye no kumugira icyo umubwira mu gihe rwose uhuye nawe. Abantu b'Ibutare bakunze guclaiminga bavuga ngo Ibutare n'abasani turi kubona na amaraso mashya, ariko ikintu nshaka kubabwira abanyabutare ni ukuri mukurikirana impano zirimo ziraza Ibutare, sibyo? Hari aba vocaliste ba Vocal King barimo barakora. Mu minsi yashize nawe nabonye hari ikintu runaka arimo aradutegurira imbere, kuko mwari mwabibonye hari coming soon yari irimo iratrendinga ku status y'abantu no ku WhatsApp na hehe hose, y'indirimbo ya Vocal King mu minsi mike izasohoka. Murumva ko Ibutare ibikorwa birahari, hari ibikorwa byinshi, hari n'izindi impano nshyashya zirimo ziraza, harimo aba ba Washa Boy. Abantu b'Ibutare mu by'ukuri ikintu cyo kuvuga ngo Ibutare nta bintu bihari mu byikure mu mutwe, kuko ibintu byarahindutse. Turimo turabona talent nshya umunsi ku munsi. Washa Boy, turangiza ikiganiro, niki ubwira abanyarwanda bakurikirana music y'u Rwanda? Niki ubwira abanyabutare bakunda music y'abahanzi babo b'Ibutare? Niki ushaka gukora? Ni iyihe ntumbero yawe iri imbere? Ese bagufasha iki kugira ngo natwe tubone talent yawe? Tubwire. Ubundi ikintu ngarukaho, abanyabutare abenshi murabizi ko dushoboye. Nubwo ikibazo cyaba, nubwo hagira ikintu kiba gikomeye, muba mubizi ko abanyabutare dushoboye. Ikibazo haracyabura support yanyu. Why not kuki mutashigikira abana biwanyu? Ku bantu wenda bisumbuyeho ku bushobozi, impano yizo zirahari kandi ntago impano zabapfira ubusa. Ariko ikibazo ngo muzifasha gute cyangwa muzikurikirana gute? Nicyo kibazo gihari.
Washaboy ikintu ashaka kugera wenda kuzamura Astrida, nagashaka ko Astrida ivugwa mu magambo bayibone, Astrida bayibone, bavuga ngo Astrida ni hariya niho twakomeje twumva bivuga ngo havuye abasani bamwe na bamwe bararangira. Oya, baracyahari. Ahubwo mwege mukurikirane ngo talent ziri Astrida twazifasha iki. Nicyo kintu kibura cyonyine. Abantu b'abakapo muvuge ngo Astrida reka tubafashe bitewe na impano ewana. Turashaka ko mushyira mu mufungo natwe tugakora akazi kacu. Nikatunanira muzavuge ngo katunanira ariko mwashoye. We mushoreye mu mufungo. Turangiza ikiganiro cyacu. Ubundi bakunze kuvuga ngo abanyabutare bavukana 3, sibyo? Ese koko nawe uvukana 3? Njye maze kurenga 3 yabaye 6. Hari na movie turi kubona iri guca hano kuri Olenga TV yitwa bavukana 3. Abantu mukomeze muyikurikire cyane. Vuba cyane na episode ya 3 iraza. Washaboy, hari abantu bakunze ijwi ryawe, ugiye kuduha akapera ku ndirimbo 2 zawe zitandukanye, ariko urabanza kuri no brand new hit igiye gusohoka muri kino cyumweru Friday. Bantu banjye iyi ndirimbo nimuzayicikwe. Washaboy ruratangaje. Reka ndabanza kuri ruratangaje kuko ni izatwikeje. Yagara mkwano my baby, spending mama for you. I'm ready my sweetie, my baby diva. Yagara mkwano my baby, spending mama for you. I'm ready my sweetie, my baby diva. Nzaguha byose byanjye baby, nzaguha byose byanjye, nzaguha byose byanjye. Iyo niyo hit ishyashya. Hit iri buguze gukurikiraho iraza ivuga ngo amabiti bado sijafika kadisinyenishwa mabebi nugutisha mukanya ndahatwika lakini nikufika hapana kupanika. Manuka mabiti tuzamuka mahiti, manuka mabiti tuzamuka mahiti, manuka mabiti tuzamuka hamiti, manuka mabiti tuzamuka mabiti. Baby uyu munsi naguhubuka ndaza kubikora neneka ka birasaba maniga kumanuka ka nibise kuba nkaruna kuko uyu mwari we araka. Ngaho baby shakinga abatipe bari likinga abeshi muri bo bara sacinga. Manuka mabiti tumanuka Astrida, manuka mabiti tumanuka Olenga TV, manuka mabiti kuri Olenga TV. Noneho ndikumva izi ndirimbo ni indirimbo nziza, ariko byibura mbabarira wongere nangirire iyi ndirimbo uvuge intro yayo, sibyo? Yo kuri ruratangaje uburyo itangira gusa. Akeshi iraza gukoma bapipa ngo show my pain coupe ni bamba, show my pain mondi na casta bamba. Olenga TV mukazi twamanutse we ukuri ku rukundo nakumenye mu rukundo rwawe, biba byiza gutaha wisanga mu mahoro yawe. Sinahagarika kugukunda kuko nanjye ubwanjye sinakunda, uri hariye mubo nkunda. Cha urukundo rwawe ruratangaje, urukundo rwawe ruratangaje baby. Okay, urukundo rwawe ruratangaje. Okay, Washaboy, noneho gira ikintu bwira. Okay, dusoza bwira abanyarwanda aho bakubona, imbuga nkoranyambaga zawe, social media, aho bakubona. Washaboy mwamubona hehe? Nukuvuga ngo Washaboy ku mbuga zose ariho. Ku bikorwa byanjye wabisanga kuri Wasalam TV, video uzisanga kuri Olenga TV, Instagram uzisanga kuri Wasalam, Facebook Wasalam. Harya hari izindi ikunda kundenga keshi biba bitangaje cyane. Nimero WhatsApp nista nayo nago ndibuze kuyitanga kuko abakobwa nago abakire nago naza kuryamira ejo. Washaboy wakoze cyane kuza kuri Olenga TV, reka twitega umuzige ejo. Murakoze cyane Olenga TV. Subscribe to Olenga TV. This is Olenga TV. Ciao ciao.